pirazi zo kubaka urugo rwiza, hanyuma nkabareka mukabaza ibibazo. Muzabisanga muri iki gitabo. Ikintu cya mbere, piliye ya mbere niri ivuga ngo urugo ni umushinga w'Imana. Nushaka kubaka urugo rwiza uzabanza ugenzure niba mufite Imana iwanyu mu rugo. Kandi mbabwije ukuri, iyo umugabo n'umugore baje kundeba, ikintu cya mbere maze kubaza ndabaza murasenga? Bati okay, that's good. Musengera hehe? Bati muri Kingdom Minded Church. Ibyo ni byiza. Okay, iwanyu mu rugo murasengana? Ukahita ubona abantu bijimye, kuko ingo nyinshi abagabo n'abagore ntibajya basengana. Na hano ahubwo buri muntu agenda yigenzura, agenda atika ingabo ati iki ngiki iwacu nta gihari. Abagabo benshi ntabwo bajya basengana. Iyo mvuze gusengana ntabwo ari kuvuga ngo ntibajya basenga. Oya, mu rugo hari abagabo babana n'abagore, mwajya kurya akabwira umugore ati sengera ibiryo, mwajya kuryama akabwira umugore ati madati dusengere. Kaza ariko uyu mugabo urugo rwe rusengerwa n'umugore. So mu ijuru umugore niwe wabaye umuvugizi w'urugo rwawe, ubwo ntukiri umutware w'urugo. C'est vrai? Kuko Bibiliya, umva uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo umukuru niwe uhesha umugisha umutoya. Niba rero umugore wawe wari uhesha umugisha urugo rwawe, ubwo niwe wabaye mukuru. Noneho ni mubare ngo zitegekwa n'abagore uko zingana mu ijuru, ariko ku isi zitegekwa n'abagabo, ariko mu ijuru zabaye iz'abagore, ko nibo bazivugira. Namwe mwicayemo hano mutangira ahubwo mwisuzume, kuko ubundi ikintu cya mbere gikomeza urugo ni urugo rurimo Imana. Kandi kizakubwira urugo rurimo Imana rurangwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, umugabo n'umugore barasengana. Umugabo agasenga, yarangiza umugore akavuga ngo amen. N'umugore agasenga. Reka mbaye nkuko twebwe iwacu mu rugo, iyo mbyutse mu gitondo na madamu, gusa hano mwebwe bamwe mu mashifti no mu bindi, so sinabarenganya, ariko hari umunsi muba mwararanye. Se niba mutararana w'abana mu babyara ryari? Abagura ngo reka ngo twe nitubonana ngabareze ko mbona mu byara abana mu babyariraye. Babafatira muri koridoro. Ariko niyo twaba duhurira muri koridoro, nagubwira ni duhurira muri koridoro jewe ntashye wowe ugiye, reka tujye dufatana mu kiganza dusenge isengesho ry'iminota 3 ariko dusengane. Ahubwo ejo nahoze mbitekereza maze kuvugana na madamu ko we yaragiye kuryama, giye ngiye kuza hano. Baramuze kuki iyo turi mu rugo turasengana, ariko nabandi ahandi tukavugana kuri telefone twarangiza ngo bye bitunasengana. Navuze ngo ubu ngiye kubihindura, nimba ndi no hanze tuzajya dusengana, musengere nanjye nsengere, tuvuge ngo amen, kuko ubundi niwo muco dufite. Navuze mbabwira ngo simbabwira tumaranye imyaka 33 byose ngombwa kuyibahisha. Muri iyo myaka 33 nta munsi numwe nzi twaryamye tukabyuka kiruka ukwe nanjye nkiruka kwanjye tutabanje gusenga. Nicyo duheraho. Kandi iyo dusenga, ubusenze bwa mbere asengera famiye zacu zose, abana bacu bose n'abavandimwe n'abandi n'inshuti naho dukora, ko iyo ni famiye. Undi agasengera igihugu n'itorero. So umugabo n'umugore twembi tugasenga every day, ntabwo ari rimwe na rimwe, ni buri munsi. Ni mugoroba dutashye twese n'abana kwicara muri salo. Abana bacu ni bakuru, ariko iyo mvuze ngo mwese muri salo gusenga, abahungu bari kuri computer bari ku cyose bamenya ngo papa yavugije ifirimbi, uwo match iratangiye, tugiye gusenga. Kicara muri salo tugasoma Bibiliya, tugasenga, tukajya kuryama. Umuco wo kugira Imana mu rugo. Umuryango usengana, umuryango ugendera ku ijambo ry'Imana. Icya gatatu, sinduwa hano ariko iki sinzareka kukibigisha, ko ubundi umupastor abyigirira baravuga ati yashonje pastor, nta nzara mfite rwose, kuko niyo mwabikora ntibizangeraho. Urugo rwubahisha Imana ubutunzi bwabo. Niba muri abakristo, mwicarane
ayo umugabo yinjiza n'ayo umugore yinjiza muyateranye, mukureho 10% mugishyire mu murimo w'Imana. Simvuga ngo mugishyire pastor we, mugishyire mu murimo w'Imana, ariko mukuremo abakene. Ntabwo 10% ari cyo gufasha abakene. 10% ni cy'umurimo w'Imana. Giye kuva ndi umuseribateri, Imana yarabinyigishirije. Umugore wanjye yemeye ko tuzabana, duhita dubishyira muri code of conduct, ko twebwe twagiye kwimariya twaramaze no kwemeranya ibintu byinshi z'uko urugo rwacu ruzagenda. Ibi ndimo kubyigisha byinshi nabyize nkiri umuseribateri, mbyemeranyaho na madamu tukiri abaseribateri. Cyambere ko tuzaterana umwete tugasengana, tugaterana umwete tugasoma ijambo ry'Imana, tugaterana umwete tukubahisha Imana ubutunzi bwacu, tugaterana umwete gukorera Imana. Iyo ngiye mu murimo ntera umwete, ariko nawe kuko akora mu muryango wa Gikristo nanjye mutera umwete. Cyo si cyambere, urugo rurimo Imana. Icya kabiri, mu mugambi w'Imana, Imana iri mu mugabo n'umugore. Habamo ikintu cyitwa kunezezanya. Kunezezanya. Umugabo akanezeza umugore n'umugore akanezeza umugabo. Ugahora mu buzima bwawe udashaka kwinezeza, ahubwo ushaka kunezeza mugenzi wawe. Na Bibiliya ni kwitubwira ngo umuntu ntakizirikane, ahubwo azirikana abandi. Kwicara uvuga ngo ariko niki nakora ngo uyu mugore wanjye anezerwe. Kunezezanya biza kuri nivenye. Mugende mubyandika, muraza kubimbazaho ibibazo ngiye. Umwanya ndabandangije. Kunezezanya, umuntu wa mbere iyo umubonye ubona physique, ubona umubiri. Sibyo? Iyo uhuye n'umuntu ikintu cya mbere ubona ni umubiri we. Kunezezanya mu mubiri. Sibyo? Kunezezanya mu mubiri. Aha rero bijya bigora abantu benshi, ariko ndashimye Imana ko nabonye noneho mutangiye kujya mwicarana buriya no kwicara gusa mukicarana ukamufata ku rutugu. Mukunezezanya. Uzi ubu ngubu nshatse kubendispose nabwo ariko ni umuntu uri hano wese uzi ko yegeranye n'umugore we namufate ku rutugu. Uzi ko hari abantu bibwira ukumva ukagira ngo urabubwiye ngo bakora icyaha, akaba atashobora gufata umugore we ku rutugu. Ngo umuco wacu, reka mbabwize ukuri, abagore bose niyo baba bari mu muco w'abayeskimo, bamwe baba mu mbeho, bose Imana yabaremye kimwe. Bakunda touch, bakunda care. Muzi impamvu? Muri DNA y'abagore, kubera ko umugore yavuye mu rubavu, iteka ryose abashaka gusubira iyo yavuye. Nawe ariko wanshubije aho navuye, subiza mu rubavu nsubiraho navuye. Buriya rero iyo ushyize ukuboko kwawe ku rutugu rwe ahita asubira mu rubavu. Agasubiraho yavuye. Icya kabiri, umugore akiva mu rubavu, izindi nyamaswa zose Adamu yari yagiye azita izina rimwe, n'ibiti izina rimwe, n'ibindi. Ariko abonye umugore, poeme, uyu nakagufwa ko mu magufwa yanjye. Iyo si sentence, nakara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Byahise byinjira muri DNA y'abagore. Umugore atangira kunezerwa yumvise amagambo meza. Hari abagabo rero bakubwira ngo ya, icyo ni ibintu by'imico y'abazungu. Ibyo bintu muvuga. Jewe iwacu, kandi abanyamurenge benshi bakomoka ku Banyarwanda cyangwa bakomotse mu Rwanda, sino bose, abandi baturutse Burundi, ariko n'abarundi nawe ni kimwe. Najya numva indirimbo za kera z'abasaza ba kera bo mu gihe cy'umwami. Ndagukunda mwiza ko nagukunze rwinshi. Izo ni zabo yitwa ba Rujindiri za kera. Urase ko niba bararirimbaga urukundo, ubwo byavuye mu muco wa Kinyarwanda ryari. Abagore bose bakunda care, bakunda. So niba mbeshya muze kubabaza.
aposto uze kubaza umugore ariko buri bira pastor yavugaga urabyemera ndabizi wose ni yatabifite avuga ariko buri wabwirira akajya basi batatureba. So kunezezanya mu mubiri number 2 ubwo na sex kandi iyo mvuze mu mubiri abantu iyo mvuze sex rero bahita bakobana. Iyo puruta bicayemo hano mwese ni muri abagabo n'abagore mukora sex kanezerwa nawe kanezerwa mwembi ntaviremo aho. Ubwenge nibwo bwubaka urugo rugakomezwa no kujijuka. Akajya Imana ariko kumbwira ukuntu umuntu perfectiona iyi ropa kabisa ikaye. Nimusoma aka gatabo nanditse chapitre ya 5 kuri sex nabigereranyije na ropa. Europa mujya kurya muri hotel ukabona bafitemo za entrée bakagiramo main course bakaza kugira na dessert. Dessert rero bari ubuntu buri bw'uburyohere bwa kutugati n'udufuru. Impamvu ingo nyinshi zihora n'inzara batungwa na dessert. Ariko nimusoma aka gatabo muzabyumva mugomba kunezezanya no mu buryo bw'umubiri. Amina. Sindi bubitinde ahubwo muze kubimbaza nk'ibibazo cyangwa muzasoma ko gatabo byinshi muzabisangamo. Kunezezanya mu buryo bw'ibitekerezo buriya kimwe mu bibazo biba mu ngo. Hari abagabo bapfobya abagore babo ngo nta bitekerezo by'abagore. Hari n'abagore bapfobya abagabo. Umugore yageze kwicara turi muri counseling umugabo aravuga ngo umnyumvira pastor umumva ngo unyumvira nk'ibintu abavuga. Tabani yamaye ngo umugore avuye ku isi yaheye. Urapfobya umugabo wicaranye na pastor. Ibitekerezo byose jya ubitega amatwi munezezanye mu bitekerezo kuko burya iyo uganira n'umuntu urunguka nta nkanswe mu bana mu rugo. Kunezezanya mu bitekerezo, kunezezanya muri emotions, mu marangamutima. Mu marangamutima rwose reka rero mbwira abagabo kuko iri kosa nanjye njya ndikora. Buriya abagore bakunda ahantu basuka amarangamutima. Jewe nagiye mbewe na muri counseling kenshi umugore ashobora kuza kumbwira ibintu mbizi nkamubwira nti nkorera samari umbwire mu minota 10 akamubwira pastor ntacyo byamarira. Arashaka ngo afate iminota nibura 40-50 akubwira ukuntu umugabo yamuhemukiye bisamarayizingi ngo ntabwo bingeraho. Noneho nza gusanga no mu rugo hari igihe madamu aza akambwira ibintu byamugoye abasi ibyo ntibikakuvune. Ejo bundi mperutse gukora iryo kosa ndino imodoka ye bayibyeho dupiesi inyuma dufunga ibirahure n'ibindi yagiye ahantu baratwomoraho baratwiba. Hanyuma bimutwara n'amafaranga menshi bigera mu 200,000 nkaho. Hanyuma namwe ati tuzi ko imodoka yanjye rwose ati bayikuyeho dupiesi bati niba bararitwaye turi mu kiriyo. Navuga ni se washoboye kubona utundi dushya ati natumye umwana ati yatubonye ati twampenze nawe nato. Ibyo byihora ntindegirashya byaramubabaje kandi urumva jewe numvaga ndimo kumukamfatinga yuko nta kibazo ko rwose. Arambwira ngo reko sheri nguvurema ngukambwira gutyo none se ngubwiye nabi. Napore tu dupiese batwibye wabonye utundi nubwo byagutwaye amafaranga ariko isi not a big deal. Nicyo ndashaka kukubwira ngo ariko narakubwiye ngo ujye mbanze nkubwira agahinda kanye ngo giye byarambabaje ngo nubwo piese nazibonye ariko byambabaje kubona wagira. Kandi iyo romarika hora yimo ko hari igihe aza ku kazi habaye nk'ibibazo nk'abanato. Ibyo byihorera kamwe ngo ugiye simba ndi mu bujyanama ngo ntabwo ari counseling nshaka ngo bashaka urutugu ndiriraho ngo amarira yamara gushiramo ngo wenda wasuka ukankomanga ukamwira ngo nta kibazo ngo. Abagore rero kunezerwa muri emotions bisaba abagabo bafite amatwi abiri n'umunwa umwe. Ariko kenshi abagabo tugira iminwa ibiri n'ugutwi kumwe. Hari nabo usanga nta n'ugutwi bafite. Ahubwo ngo reka ngo umva nawe ibyo bintu by'abagore ngo ibyo ni by'abantu ngo mwamenyere kwitetesha ngo ni mwamuzi ko bamwe twanibabariye.
hari abantu rero bibabariye nyine kukaza gusa kuntetaho ngo mwamuzi ko bamwe twanibabariye ngo buraho ngo uteta gusa ngo yateta nyine ko ariko baremwe ubwo abatagira amatwi mu ntege amatwi sibyo cyane cyane bariya bakiri batoya baba bafite ama confidence menshi buriya uzibare nka bariya bicaye bari ziriya nsoresore bariya rwose barabateye abira bintu buriya n'uburondogozi bw'abasaza bitwebwe turabizi ariko ngo urugo rwubakwa n'ubwenge rugakomezwa no kujijuka. So number 4 bakanezezanya mu buryo bw'umwuka. Buriya sinzi impamvu abantu batajya bitekereza, buriya umwuka ni utegeka ziriya nivo zindi zose zisigaye, kubera ko umugabo w'umunyabyaha cyangwa umugore w'umunyabyaha niyo wamuhendahenda ngo yubake urugo rwiza, ibyaha birahanda ni nk'amahwa. Abase urambwira uzaba uri umugabo ugenda usambane, uzurwana, uze wasinze, uze utongana, nurangiza ngo urimo urubaka urugo rwiza, it's over. Kandi rero ikintu kintangaza ku banyafurika, it's unfortunate, abapastori benshi b'abasaza nabonye bagiye, hari umva apostle n'abandi bapastori muri mu hano, mujye mwigisha ijambo ry'Imana, ntimukigisha umuco wa Afurika. Umugabo akubita umugore yazamura urusaku, aho gucecekesha ngo mukosora umugabo mugakosora umugore, ngo niko zubakwa, ngo n'abamama barakubitwaga. Musoma Bibiliya ngo n'abamama barakubitwaga. Hari ahantu Yosuwa yabwiye Abayisiraheli ngo muhitemo, niba za mana zo hakurya y'uruzi izo basogokuruza bakoreraga, cyangwa izo muri iki gihugu cy'Abamori mutuyemo, niba ari zo muzakorera, ngo ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ntabwo twebwe tugendera ku muco wa za mana basogokuruza bakoreraga, ntabwo dukubita abagore. Jyewe umuntu mbibabwira nkabwira ngiye, umugabo urambura ikiganza agakubita umugore mujye muhamagara polisi, kuko abanyabyaha bagengwa n'amategeko, ntabwo bagengwa n'ijambo ry'Imana. Niba wiyemeje kugendera ku ijambo ry'Imana, emera iby'Imana ivuga. Munanyumva neza? Niba rero utagendera ku ijambo ry'Imana, gendera ku mategeko ya leta. Ntabwo ari jye wanditse Bibiliya. Bibiliya avuga ngo amategeko yashyiriweho abanyabyaha. Umuntu akifataga kubita umugore, ngo umugore ngo niyicare, ngo yihangane, ngo niko zubakwa. Ntabwo ariko zubakwa. Ariko wafata abagabo bakajya bakubita, icyo gihe bamenya yuko bakeya, ndabizi bibaho, hari bakeya bakubitwa, hari bakeya bakubitwa, byo nibyo. Reka ne kuvugira abagore ngo nibagirwa abagabo. Hari abagabo bamwe bakubitwa, bamwe, ariko si benshi. Anyway, so ibyaha bigomba gukurwaho niba tugiye kubaka ingo nziza, sibyo? Ibi rero byose maze kubabwira, icya gatatu muri ubwo ndacyari muri gahunda y'Imana, urugo rwita ku bana. Ibi mbabwira nanze gusubira muri kiriya gitabo cy'Abefeso kuko niho nabikuye. Mu Befeso Imana ibwira abagore ngo bagore munezeza abagabo banyu mububahe, ko twebwe abagabo dukunda icyubahiro. Umugore akanyubaha rwose, nigeze kubaza abagabo ndabwira ariko abagabo ngo buri cyatumye Imana itegeka abagore ngo bubaha abagabo, ngo abagore ntibubaha. Bigaragarira he? Umugore ngo abagore bahora baha abagabo amabwiriza, they are always giving orders. Waba urimo wari wabona wicaye kuri telefone uvugana n'umuntu, ibyo n'umugabo wabimbwira ati niba ushaka kumenya ko abagore bakunda gutanga amategeko, atuzicare kuri telefone uvugana n'umuntu, ntabwo yumvise ibyo muvugana agatangira kuguha ibisubizo umuha. Ko musetse namwe mujye mubikora. Nagira ngo mwebwe mwabaye civilize, ntabwo mubikora. Abagore mwubaha abagabo banyu, ariko n'abagabo bakababwira ngo namwe rero bagabo, abagabo bakunda kubahwa, abagore bakunda gukundwa.
kandi Imana burya yabikoze ibizi, ibwira abagabo ngo bagaburire umukunda abagore banyu, sibyo? Nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryishyire, ngo ajye ari kuyakuya, kari kuyakuya. Nkunda ririya jambo gukuyakuya. Gukuyakuya urumva nyine harimo akantu ka repetition, ukamukuyakuya, ukamukuyakuya, ukamukundakunda, ukamukorakora, ukamukuyakuya. So ariko bageza mu gice cya 6 bakatubwira ngo tugomba kwita no ku bana bacu. So izo ni responsibility zo kubaka urugo rwiza, intentionally kwinvestinga mu bana bawe. By the way, iki kivuge nihuta ko ngiye kujya kugikurikiyeho hanyuma tukajya mu mwanya w'ibibazo. Buriya abantu benshi cyane cyane twebwe abagabo twibeshye yuko umurimo wacu wa mbere ari uguhahira urugo, sibyo? Guhahira urugo rwawe ntirubure ibyo rurya n'iki, ariko burya it's not true. Umurimo wa mbere w'umugabo Imana iravuga ngo ni ukuba umutwe akaba umutambyi w'urugo rwe, kuba umutambyi usengera urugo rwawe. Umurimo wa kabiri w'umugabo ni ugukunda umugore we. Mu by'Imana izakubaza niba warakundaga umugore wawe. Umurimo wa gatatu ni ukurera, ntabwo ari ukugaburira cyangwa gushyira mu ishuri, ni ukurera, kwiyinvestisa wowe ubwawe mu bana bawe, ukabiyinvestisamo bakajya bamenya ngo dufite papa, atari uwo gutongana. Kandi kuko abantu benshi usanga abagabo twarabaye scarecrow, hari ikintu bitaga kadahumeke wacu, bakangisha abana kubera ngo ngaho komeza ngo papa naza ugasanga twebwe icyo abana batuziho turabo kubakanga nyine kuko babaturegaho iyo dutaye. Oya, we kunda abana bawe kuba tukiri dutoya, ukiinvestingemo ko kajye kamenya ngo uriya ni papa kandi arankunda, sibyo? Kurera abana bacu uwo ni umurimo w'abagabo. Muzitegereze muri Bibiliya ahantu hose Imana yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu icyatumye nkumenya no kugira ngo toze abo mu rugo rwawe n'abazakurikira bose kunyubaha. Aburahamu, not Sara, Aburahamu. Investment y'umugabo mu bana. Ariko no kubera ko mutagira abakozi, mutagira n'iki, mbona mugerageza. Navuze ngo ntabwo mvuga ngo mubikora neza, ariko muragerageza ko nta kundi mwabigenza. Abantu ariko kujya kumufata ku ishuri burya ntibibavuga yuko wamwinvestishijemo, iyo ni obligation. Ariko kwicarana nawe anyway, reka ne kujya muri detail kuko ntabwo turimo kwiga parenting. Aha rero iki ni ikintu gikomeye cyane. Abagabo twebwe uzi ko n'ahantu Imana ivuga mu kuva igice cya 20 ivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buvivi, nkagirira neza abanyubaha kugeza ingoma ibihumbi. No gukiranirwa kwa base. Kubera iki? Kubera ko umugabo niwe Imana yagize umutware w'urugo. By the way, abize biology murabizi, njya mbona nk'abagabo bakubita abagore cyangwa ngo umugore abyara abakobwa, cyangwa ngo yabyaye abahungu. Nta mugore ubyara abakobwa, abagabo nibo batera inda z'abakobwa. Ko burya nitwe dutanga sex z'abana. Mwari mubizi? Genetically umugabo niwe utanga sex. Ndabeshyara abizi ibintu byo biology mperuka kwiga niga segonderi, ngira ngo ni za chromosome za XX na XY, umugabo niwe utanga sex ye w'abana. Uriya nubona warabyaye abakobwa gusa burya niwe wababyaye, ntabwo ari nyina. Nyina yarabatwise ariko niwe wababyaye. Yego niko biri. Siko abantu nta baganga barimo hano ngo mumvuruzira cyangwa biology nayize nabi. So bikubwira ngo icyo ndimo gushaka kubumvisha ni importance y'umugabo muri iriya system yose. Hanyuma ikirangiza byose rero murumva nibanze ku Mana cyane kuko niyo fondation. Nahoze mbibabwira ejo, murabona iyi nzu ko yubatse, ariko hano byanyungira ngo byanyu byo namabuye. Ubundi hari ibintu by'ibikuta mugira bikozwe n'ibintu by'ibipapuro ntazi.
wakireba ukagira ngo ni urukuta, ariko buri igituma kiriya gihagarara, iyi nzu iba ifite fondasiyo ambeto. Ntabwo fondasiyo uyibona, ariko niyo ituma inzu ikomera. By the way, burya n'abagabo ubundi twebwe ntabwo abagabo twebwe turi hariya, ntabwo turi ibisenge, nta nubwo turi inkuta, twe turi fondasiyo y'urugo. Ubundi usanga umugabo akubwira ngo yewe ngo oya, fondasiyo ntijya yirata ngo ni mu ndebe, ariko ntinagaragara, ariko niyo ituma inzu ihagarara. Twebwe turi fondasiyo. Ubundi wagombye kuba umugabo abantu bareba bati iyi nzu ubwo ari ndende igomba kuba ifite fondasiyo ikomeye. Uyu mwana ubwo ameze kuri agomba kuba afite papa we. Reka tujye kureba papa we n'umuntu umeze gute. Uru rugo ubwo rumeze rutya rugomba kuba rufite umupapa usobanutse. Twe turi fondasiyo, sibyo? Ikintu rero nubwo iyo fondasiyo ubundi y'urugo nyarugo ni Imana, ariko twebwe tugahagararira Imana mu rugo. Niyo mpamvu bavuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo, Kristo akaba umutware w'umugabo. Ndimo ndabigisha Bibiliya, Abefeso 6:5 nako siko bimeze. Noneho ikintu gituma noneho urugo rukomera, ibi bikuta biri hano, nashimye ko izo ni amatafari, iza bloke simo. Izi bloke simo zishyize hamwe ukazitondeka gutya, ntabwo zabyara urukuta rukomeye. Bagomba gushyiramo sima hagati. Buriya rero sima y'urugo ni akantu gatoya cyane, communication. Sima y'urugo ituma umugabo n'umugore bomatana, bakanezezanya, bagafatanya, bakubaka urugo rwiza. Ni communication. Iki rero nicyo cyananiye abantu benshi. N'abasenga biraborohera kuzana bagasenga, ariko kugira ngo umugabo azicarane n'umugore mukore inama yanyu muri babiri, muganire, muvugane everything, benshi byarabananiye. Ngeyo mpuye n'urugo rumeze nabi, ikintu cya mbere ncekinga nibimaze kubabwira, ncekinga iwanyu hari Imana. None se niba mufite Imana biriya byaha birahakora iki? Number 2, harabo usanga rwose basenga, ndetse ugasanga umugabo ni pastori cyangwa ni umuvugabutumwa cyangwa ni umuririmbyi. None se uyu mugore wawe ko atanezerewe namwe mukamutanezerewe, murakomunika. Ngo tujya dusohoka tugasangira. Ntabwo nababajije niba musohoka, nababajije niba mugirana constructive communication. Constructive communication irangwa n'ibintu bine. Constructive communication yubaka irangwa n'ibintu bine. Icya mbere, igomba kuba personal, kuvugana ibibari ku mutima. Ntupfire muri Nyagasani. Hari umuntu neza bagira ngo reka ngo niko zubakwa, ugahora ucecetse, ariko se nyine kuko wimyoza ngo reka niko zubakwa. Oya, ntabwo ariko zubakwa. Communication. Mugabo akaryama nijoro akareba iri, umugore akareba iri, ukajya ngo ariko ko iruhutse, ariko wambwiye, nta communication. Buriya amadepresiyo menshi aba mu ngo nuko nta communication ihaba. Impamvu abantu bajya kuki ujya gushaka umukansera ufite umugore, cyangwa ukajya gushaka umukansera kandi ufite umugabo? Nta kindi kansera akora. Mwari mwabibona yuko nanjye nize counseling ndabizi, nta kindi kintu kansera akora, afunga umunwa agatega amatwi abiri, ukajya avuga ngo hanyuma se byaza kurangira ati session irarangiye, ati ubwo uzagaruke ubutaha, akakurya amafaranga. Hari ikindi akora? Kuko baranakubwira ngo muri counseling ngo ntabwo wemerewe guha umuntu ibisubizo, ngo agomba kwishakira ibisubizo, ngo akwishaka. Fine, wabwiye umugore wawe se mukicarana akakubera kansera. Kuko nta matwi abiri gusa, nta kindi kansera agira, ikintu yiga. Muraza kubibona ikintu kansera akora
no kumenya gufunga umunwa agatega amatwi akakureba akakipinga eye touch nabwo atagukanuriye cyane kuko yagukanuriye cyane utakaza umurongo yishyira muri angere mbese aho udakanurira umuntu hanyuma ukamutiramo amagambo rero communication yubaka urugo igomba kuba personal muvuga ibibazo bibareba ntabwo mushobora kugira communication nzima muri restaurant nimushaka gukora communication ntimukajye muri restaurant ntimushobora kuhakorera communication ubuse niba umugore arakaye cyangwa umugabo arakaye muzatonganira muri restaurant nta nubwo nimunabona mugiye mufite topic ikomeye ntimuzayikorere muri sala aho n'abana bashobora kubumva mujye mu cyumba hirya mukubiteho urugi hanyuma hasigaye mwenda mushyiremo muzika abana bagire ngo hanyuma mutongane rero mugiye kumbwira ngo rero twebwe turi abantu b'Imana ntidutongana gutongana si ukuzamura ijwi twakoze anniversaire y'imyaka 20 abana bacu baduhaye igikombe ngo cy'umubyeyi mwiza bakundana bakora na speech rwose aravuga ngo papa na mama ngo mwatubereye ababyeyi beza ngo twakuriye muri atmosphere nziza ngo iri womu ngo imeze gute ngo cyari gishyushye rwose ngo nta namaho yararimo ngo niturumva mutongana ngo abandi bana twigana ngo batubwira ko papa babo batongana na ba mama barwana basinda ngo rwose twebwe mwaduhaye ahantu ho gukurira heza burya mbwira madamu Ntorezi ko abana twababeshye bazi ko tutajya dutongana ariko twe twize gutongana tutazamuye amajwi ubundi gutongana ntabwo ari ukuvuga nabi ntabwo uzambwira ngo we ngo kuvaho hari abantu bababeshyi b'abanyabinyoma ukumva umugabo avuga ngo uyu mugore wanjye rero mureba ngo kwasi nyuma ni na kwasi imbere ngo imyaka tumaranye ngo nta n'ijambo rye ribi nari numva ntaranahigima mwajye mureka kutubeshya aho ibyo byari byose urabona nka apotre umugore usa kuri yahigima no guhigima ntabwo ahigima buriya turabeshya burya honetote kubwirana ukuri so muvuge ibibareba sibyo cyo cyari cyambere kubwirana mukicara mu cyumba niba mubona ari ibintu biri serious mukicara ahantu muri mwicare mwenyine jewe na madamu umugisha twagize tukira abafiance twabyemeranijeho twebwe twatangiriye kuri base nzima twaba dufite yaba ari ibintu biri serious kamwe ati ibyo uyu munsi ndashaka ko tubiganirira mu cyumba nkabana ibintu rero biri serious buriya uyu munsi aransomera tu kandi ubwo mundebo ntimundebe ngira amafuti kuko jye ngira spontaneity rimwe hari igihe mvuga ibintu nibyo ntagombaga kuvuga kandi ibintu nkabiriya wivuze ute kuko nawe ntapo ndimo kwigisha mbitanga urugero kandi burya abagore ntibakunda ibintu byabo ko bijya hanze aho yewe mba ndaho byose ubundi haba nakoze nk'ibintu amakosa arenze nkunze gukora ariko ubu narakiranutse kuzana abantu nka dumping aho mu rugo tagira gahunda kandi benshi muri bo bakaza nabo batagira gahunda bagateza ibibazo mu rugo ari igihe wabikoze urumva nk'ibyo ntiyabimbwira abana bumva kwatse buri kuko iyo communication ivuga ibintu biri personal sibyo icya kabiri igomba kuba respectful kubahana niba umugabo arimo kuvuga madamu funga kanwa ambara agapfukamunwa jewe rero kubera ko abagabo dukunze kwenterompa abagore ubu nsigaye narabyize iyo turimo kuganira nifata gutya nkaba ndimo kwibutsa uyu munwa ngo wa munwa we turu yawe yo kuvuga ntiragera akagira ngo nakajeste kanje no mu nama ariko njya mbikora niyo ngiye mu nama nkumva zitangiye kuba boring kugiye ngire patience nyinshi nanga ibintu biri aho bihobagira bitagira umurongo wari wajya mu nama kumva abantu barabyina muzunga kumva wanayisohokamo rero iyo mbonye byagenze gutya nifata gutya nka cyangwa ubundi nkafata gutya nkashyiraho
ashyiraho agapfukamunwa, icara utega amatwi avuge arangize, sibyo? Namara kurangiza usubire mu byo yakubwiye. Mugurutse se urashaka kuvuga ko byagenze gutya, bigenda gutya, bigira gutya, bigira gutya. Rimwe na rimwe rero uvuze gutyo arongera agasubiramo ati yego, ati bikagira gutya, bikagira gutya, mureke abanze yidahe bishiremo, sibyo? Ibintu byose, imishari yose banze isohoke, hanyuma niba ari ibyaha wakoze koko byumvikana ubwo vraiment jewe ntabwo nari nzi ko ari gutyo bimeze, ubisabira imbabazi. Abagabo rero biratugora nyabwasani kugira ngo umuntu w'umugabo azavuge ngo mbabarira vraiment, ibyo bintu biratugora, duhita twidefanda. Ndabivuga ko nanjye njya mbikora, ariko urabona ndashaje, ndimo ndiga kugenda noroha. Cyo mwumva abajya bumva utuntu njye mbwira njye ndashaka gusaza nk'umuneke noroshye, gusaza woroha aho gusaza ubusharira nk'urwago. Rero iyo utangiye koroha wemera ko hari n'amakosa ukora, sibyo? Umuntu yakubwira ukamwumva, ugatega amatwi, ukamurega respectful, ntucu undi mu ijambo, ukumva neza ibyo akubwira, kandi ntumere nk'aba bantu bo muri filime njya mbona. Umwari mwabone intambara zo muri filime, sinzi niba mu buzima busanzwe ariko bigenda, ariko ukabona muri filime umuntu yafashe cover papa karasa magazine yashiramo amasasu akadakinga akajya. Hari abantu bagira communication imeze gutyo, wowe ukarasa undi atangira kugusubiza ukadakinga ukihisha, mbese urimo gucharginga ushyiramo andi masasu uri buze kumurashisha, nturimo kuvaho waruri. Communication igomba kuza, ugatega amatwi ukumva icyo undi yavugaga ukacyubakiraho ugiye kumusubiza, sibyo? Abajya baca abandi mu majambo bavuga, ubwo ubu byandika byari kuba byiza iyo mwamwicara. Aba bahungu bose ubu abagore banyu ntabwo bari hano none bicaye kwabo, nari kubabwira nti niwumva bavuze ikintu kikureba ujye umukubita agakokora umubiri uti uwo ni wowe, umujomba agakokora umubiri uti uwo ni wowe, sibyo? Ariko nawe ushobora kubyiyandikira ukaza kugira. So icya gatatu igomba kugira muri iyo communication, hagomba kubamo ikintu cyitwa transparency, donc kubwirana byose. Kuko hari igihe umuntu njya mbibona muri counseling, ukabona umugore yabitse ibintu, afite igipaki cy'ibintu byinshi. Kubera iki? Bagiye bakemura ibibazo babica hejuru, ariko yazagira Imana yabona ageze kwa pastori, noneho n'umugabo ahari cyangwa satana ahari, agasuka. Hari umuntu asuka bikantwara nk'amasaha 3, abona guzima ibi bintu byose wari ubibitse mu mutima. Ati none se kuki utajya ubibwira umugabo? Ntabwo yumva. Buriya rero abagore bo bagira ahantu bagiraga, afite storage, exactly, bafite akantu kaga storage ahantu babika ibintu byose, ugasanga n'ibyabaye ijoro yarongowe aracyabyibuka. Ahubwo ati n'umunsi twimariye ninjoro twageze mu cyumba uhita usinzira. Ibyo bintu nyuma y'imyaka uracyabyibuka. Buriya bagiraga storage kandi bahora bagasura, kabari visited buri gihe. Ubwo muye mubizi, iyo agiye kubikamo ibindi arabaza akareba ibyo yashyizemo mbere. So rero iyo mushaka kugira urugo rwiza, iyo storage mugomba guhora mu cleaning, ntimugire ibyo musiga inyuma. Ku bya bindi usize inyuma byubakiraho ibindi, sibyo? Ariko icyanyuma cy'ingenzi kuruta ibindi, communication igomba kuba conclusive. Ikosa ingo nyinshi zikora, bavugana ikibazo bakumva gitangiriye gushyuha, umugabo turabizi ati numva bibaye byinshi giye mbaye ngiye kuruhuka. Ntuzasiga ikibazo utakirangije. Abantu benshi n'abagore barabikora n'abagabo barabikora, ariko communication itari conclusive iba destructive, isiga bitterness, umuntu kumva ntibyashize. Wari warwara nk'ibintu bya kisesemi, ukaruka ariko ntibishire,
ukumva hari ibintu bigihakata na communication itabaye conclusive iba destructive. So ibintu bine biranga constructive communication: number 1 ibe personal, muvugane byose. Number 2 ibe respectful, igihe umwe arimo kuvuga undaceceke. Number 3 ibe honest and transparent, mwe kugira ibyo musiga inyuma. Number 4 ibyo byose nimara kubitondeka mu bifatira icyemezo, kandi icyo cyemezo mukigendereho. Umuntu nanabisubira mu gurese ko twari twemeje ko ibintu tazabyongera, kuki wabyongeye kugeza igihe icyo kibazo kizavaho burundu. Communication bimwe rero mu bintu bigomba kuba focus ya communication. Abandarangije byose ndi buvugeho cyane, muraza gutangara cyane. Imwe muri center ya focus ya mbere, sex, imibonano mpuzabitsina igomba kuba topic ya communication, kuko hamwe mu hantu ingo zifailing ni naho ngaho. Burya ntabwo mushobora kwimagininga ingo zifailinga sex ntizishake no kubyemera ko yafailinze kandi iri perfectible. Ntabwo ndi bubikoreho commentary, ariko muzabyige mu biganireho. Indi area abantu bahunga kandi iteza ibibazo cyane. Impamvu mbabwira ibi ngibi nuko mu bushakashatsi bwakozwe hano hepfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, top of the list y'ama divorce, failure muri sex, gucana inyuma, kutanezezanya. Ariko n'undi wacu mu Rwanda nabonye bisigaye umugabo aherutse kujya muri police, ariko haciyeho imyaka ni nk'ingahe. Umugore rwose baramufata asambana n'undi mugabo, ibi ndabivuga ko byasohotse mu binyamakuru. Baramufata asambana n'undi mugabo, bagiye kuri police, umugabo rwose aramwandarika, arambwira ati wamugabo narakubwiye yuko you don't satisfy, none rero ugomba gushaka bunganizi. Agiye gushaka support. Ngira ngo ibyo bintu umuntu abikuvuzeho yaba ari impamvu ya divorce. Niko divorce top of the list hano hepfo muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, failure in sex. Number 2 iki ngiye kubabwira, finance. Imwe mu yindi cause ya kabiri ya divorce, kudashobora gufatanya no gusangira imitungo no kuyikoresha hamwe. Nabyo biri mu bintu bisenya. Kandi twebwe abanyafurika rero byo biranakabije cyane, kubera ko urabona nkamwe muri ino hari abafite imiryango basiziriye, ugasanga umugabo yasizeho imiryango, umugore yasizeho imiryango, noneho ugasanga amafaranga yanyu wenda muyacisha hamwe cyangwa ntimuyacisha hamwe, ariko ugasanga umugore aravuga atari kugiye kuki nkora nuno mugabo agakora, ariko we akohereza amafaranga bene wacu ntibagire icyo babona. Cyangwa se ugasanga ni umugore ubikora. Finances ziteza ibibazo, niyo mwamutana yohereza. Hari igihe usanga umuntu ayakoresha nabi gusa, ukajya wibaza aho amafaranga yajya. Si amafaranga dukorera, ubundi hagombye kubaho planning y'amafaranga. Once again, ikintu nshimira Imana nuko twebwe twatangiye tukiri abafiance, madamu wanjye twatangiye gusharinga amafaranga tukiri abafiance. Twenda kwimariya naguze inzu, hanyuma turafatanya turayuzuza. Hano bajya bambwira atari ko umugore bagomba kuba yarakaguriye. Ntabwo yarakaguriye, yari umuhanga, kandi nari naramutwaye umutima, nanjye yaratwaye wanjye. Byari byararangiye nyine, numvaga ntabaho atahari, kandi nawe kumva atabaho ntahari. Turemeranya inzu turayubakana, shyiraho aye nanjye shyiraho ayanjye, hanyuma turayuzuza tuyijyamo. Kumenya kuganira kuri budget, mukamenya twebwe iwacu turabibara, tugira konti ebyiri. Imwe niyo dukoresha, indi ni ya saving. Iyo twembi rwose zose tuzisinyaho, ariko nk'iyo ya saving ntashobora kujya gukura ayo mafaranga, nanjye sinshobora kuyakurayo kuko ducishayo pourcentage. Si ngombwa ko bambwira twebwe ayo dushyirayo namwe muzadecide yanyu, ariko urwo rugomba kugira saving.
kandi kabirinzwe neza ku buryo ntawe uyikoresha nabi. Iyo ngiyo rwose tuma tugeraho ibyo dushaka kugeraho byose tubigeraho. Kubera iki? Kubera ko saving ukora zituma ushobora gukora izindi za investment cyangwa ibindi, ariko na dépenses zanyu zikagira discipline. Muzabibona muri ako gatabo, ugomba kugira planning y'amafaranga. Abanyafurika rero twebwe turi ba specialiste yo kuda planning, umuntu akadepansa gusa kuko bihari bukadepansa. Bariho ku cyo umushaka ngo kugundira ngo ibi ni ibyisi. Isi tuyiriho nunayivaho abana bawe bazayisigaraho ubwo warongoye, so make sure ko tomorrow. Kandi ibintu bajya bababwira ngo abagore ngo bakunda ibintu, it's not true. Ubushakashatsi once again bwakozwe hano muri Amerika, muzajya mwumva mvuga cyane Amerika kuko niho nize, niho nakoze masters, niho nakoze doctora. Ubushakashatsi bakoze umugabo umwe witwa Willard Haley yabajije abagabo 25,000 ati mu nkarasiriza ibintu muha priority ku murongo mu byo mutegereje ku bagore. Mugore mwiza abagabo baratondeka, babaza abagore mwebwe mu bitondeka, nabo baratondeka. Uzi ikiza kuri top of the list y'abagore? Intimacy, kukuya. Nkunda umugabo nkuya kamba hafi akambwira neza. Ubwo mwaje kuba muri Amerika, ubwo namwe muzagera mutekereze gutyo, umuntu asa naho yaraye. Kukuya. Uzi ikiza kuri position ya kabiri? Financial security. Ntabwo ari financial security kumva ntawe mortgage izishyurwa, inzu yabo itazatezwa, kumva abana baziga, kumva azajya guhaha agasanga ibintu byose bimeze neza. Abagore bakunda financial security, ntabwo bakunda ibintu, bakunda security. Kuko hariho n'abashobora kuba bari ahantu hari ibintu, ariko kubera imyitwarire y'umugabo kumva ari insecure, akavuga ati ejo bishobora kuzadupfana, ugasanga nabwo urugo rumeze nabi. Icya gatatu ngo bakunda ibiganiro. Umugabo wicara bakaganira, ngo ukunda conversation. Buriya intimacy na conversation biratandukanye. Hariho conversation nta intimacy bamo kenshi, bari ibintu byo kuganira gusa ukaburaho. Niyo mpamvu uzabona abagore bakunda abagabo batera urwenya baganira, ariko byageraho ngaho yaba ari uwe. Ntimujya mubyumva ngo kana kuriya ngo araganira ngo atera inzenya, ariko iyo ari uwe abamushakaho intimacy. Ushaka ariko byo kuganira ugatera inzenya ni byiza, ariko mashaka ko nambwira n'utugambo twiza ukankuya. Intimacy. Cyakane bakunda abagabo bakunda ingo zabo, kuko burya abagabo tugira imitima itemba ijya hanze. Iyo umugabo arangije akazi ashaka ahantu ajya duhora dutemba tujya hanze, turi centrifugal. Igihe abagore batemba bajya mu rugo, twe dutemba tujya hanze. Ntimurabibona? Ukabona umuntu avuye ku kazi, alo esa poso wowe uragorobereza he shana buza honge, waretse tugahura kuri cafe hirya hariya, wabuza aho ujya kandi ufite urugo. Ariko niko abagabo duteye. Icya gatanu abagore bakarashije bakunda umugabo uri faithful, utabaca inyuma. Twatoya ngiye nkunda umugabo uri faithful. Ibyo nuko babikarashije abagabo nabo. Jewe byarashekeje, ariko nabure ntibabeshya. Abo hepfo nabo muri Amerika, ariko ntabwo ari abiwacu. Ariko menya nabi wacu atari ngo uzi cyaje kuri top y'abagabo? Sex. Ngo mbyuye twe sex. Icya kabiri cyaje kuri top y'abagabo respect. Kubaha umugabo unyubaha. Respect. Cyaje kuri ntuza ya gatatu domestic support. Urugo rusa neza, hano utaho ugasanga uri umugabo nyine, usanga urugo. Ko burya abagabo tugira akajagara, abagabo bazi kwita ku tuntu n'uduki ni bake. Jewe sindi domestic support, sibyo? Icya kane rero kirashekeje, kuko ubundi bumva bitari ngo bakunda companionship. Umugore umwicara iruhande, kandi naje gusanga ari byo, kuko nyangana ngo tekereza ngo nari ndimo kureba match ngo Manchester ngo irimo gukina ngo na City, ubwo ni United na City, kandi abagabo bamwe nyine ubwo biba byashyushye, biba ari very important. Ngo aragenda ajya mu gitanda ngo ari imiramiza, ngo nje sanga urumva ikipe y'umugabo imaze gutsinda,
igihe yagombye gucelebratinga n'umugore asanga umugore we yasinziriye. Umugabo yigeze kumubwira ati numvaga namuniga. Niba utanakunda n'umupira, umugabo wawe niba yicaye arimo kureba umupira, mwicare iruhande. Wenda ushaka ibindi uba wikorera, ariko abazi ko afite companionship. Si byiza ko uyu mugabo aba wenyine. Hanyuma icyanyuma abagabo gisangiye n'abagore, nabo bakunda abagore bari faithful. Nta mugabo ukunda gusangira umugore n'undi muntu. Kandi iyo mvuze ikindagira ngo mucyumve, kuko nacyo ari abagore ari abagabo, iyi ngeso murayifite. Aya macati, iyo dayimoni ya telefoni, chat zamaze ingo. Wowe ujya gucatinga n'umugabo utari uwawe, muracatinga ibiki? Urimo uracatinga, uramubwira ko umukunda, uramubwira ko iki, noneho ubu hajemo n'abitwa ba ex. Uracati, umva, niba ufite ex wo uhita umudiritinga, ntuzogere no kumuvugisha. Nta umugabo wakurongwe ntashaka no kumva ko ukivugana na ex umwibagirwe. Ariko n'abagabo ni kimwe, uzi umugore wadekuvuye ko ukivugana na ex, nyamara ni rushya ntuzagire ngo sinakubwiye. Ariko izi telefone, ubundi kuri umugabo ujya gucatinga n'abagore b'abandi, ujya kubabwira ko bakunda, ujya gukoresha uduterime twa sheri, twa shushu, utwo n'utw'umugore wawe. Umunsi warongoye sheri usigaye n'umwe wenyine. Tubyumvikaneho, sibyo? Ariko ibyo mujye mubiganiraho. So ikindi mugomba kuganiraho ko turi abanyafurika, family tugira za extended families tugomba kwitaho, nazo zigomba kuba mu biganiro byacu. Kuko biratubwira ngo utita ku muryango we ngo abari nk'umupagani. Tubagenera ibyo tubafashisha, ariko be kudusenyera ingo. Turabyumva kimwe. Hanyuma icyanyuma tugomba kuganiraho, reka nzingi ibingibi, ikintu cyitwa maintaining love. Kuganira uburyo, hari ijambo rimwe nkunda kuva ndongora, jye n'umugore wanjye ryaratwubakiye. Just one sentence. N'uno munsi ijambo ryo kwicara ukamaze ngo are you satisfied? Uranyuzwe? Buriya ushaka guperpetuating urukundo, uzatekereze, uzabaza uwo mubana ngo ariko uranyuzwe? Uzabona iyo atanyuzwe, kuko imyaka igenda ishira kandi satisfaction zigenda zihinduka. Ariko iyo mwize kubazanya icyo kibazo, bituma nibura discontent iba nkeya mu rugo. Iyo mwicaye ukamubwira ati se uranyuzwe? Twajyaga tubikora tukimariya, kuko twari dufite umunsi umwe wa communication. Kuwa kabiri nta kindi kintu najyagamo, kandi ari umuvuga butumwa, ariko wari umunsi wa madamu. Ariko ubu nagiye muri retirement, ngiye kumwongerera nyine igihe nzajya mba mpari iminsi yose, umunsi wa madamu ugarukiye. Kuwa kabiri wari umunsi wa madamu, niyo nagiraga ikindi kintu ndi bujyemo namusabaga uruhusa. Akaba bizi ngo umunsi wanjye ni jyewe utanga, si wowe. Kubera iki? Twaricaraga tugakora communication, kandi ikibazo cya mbere twasubizaga buri wa kabiri, are you satisfied? Ni mubikora muri communication ya indi honest and transparent, muzabibona yuko bizabubakira. Ngaho muze gutaha uyu mugoroba ubaza umugore wawe ngo ariko are you satisfied? Cyangwa ukwicaye iruhande umubwire uti umbwire muri domaine zose twamaze kumva, are you satisfied? Mukoze assessment y'urugo rwanyu, mwatangazwa n'ibigomba guhinduka uko bingana. Imana ibaho umugisha. Nari nzi ko nivuge mu magambo make, ariko amagambo make y'umusaza rega burya aragora. Ko umuntu asaza, ingero ziriyongera, inzenya zikazamo, nuko n'amagambo akaba menshi.